ukibona umuntu afite ikibazo uhita wiga ukuntu wagikemura. Iyo ugikemuye amafaranga arayaguhereza. Amafaranga agenda mu bibazo. Uko ubasha gukemura ibibazo by'abantu bafite, amafaranga barayaguhereza. Uko twabyitara, aba bacuruza inkweto, abagukemura ikibazo cyo kugira wambara inkweto hose neza kandi utagenda n'ibirenge. Buri kintu cyose gisaba kugira ikibazo ukemura. Yego, n'uwoza imodoka yicaye abona ko imodoka yicaye abona abantu bakunda imodoka zikunda kuba zisa nabi, kandi abantu bagira imodoka nta mwanya wo kuzoza baba bafite, cyangwa se baba bari no kwihuta, akahita ashyiraho kawoshe yo kujya yoza amamodoka. Azanye agaciro cyangwa se akoza agaciro ko gukemura ikibazo cyo kuba abantu imodoka zabo zisa nabi kandi batari kubona umwanya, akahita akemura icyo kibazo bakamwishyura. Ikibazo cyawe wowe ni icyo urimo urubaka, niye vari uri kuzamura ngo ushake ikibazo nawe wakemurira abantu ku buryo amafaranga akwizanira. Abantu bakibona uri gukemura ikibazo cya amafaranga barayakuzanira, ntabwo uri kujya kuyirukankaho. Urugero uburyo ushobora kurema agaciro kaguranishwa n'amafaranga. Reka dutange zino ngero. Uriya mukobwa ukora muri salo, ukunda guca inzara abamama, abagabo, gutunganya inzara, gutera makiyaje abadamu, pedikire na manikire. Uriya ikibazo arimo arakemura cyangwa se value ari gushyira hanze ni ugukemura ikibazo cy'abantu cyo kuba yatuma bagira inzara nziza. Nyine bakagira inzara nziza, inzara zisukuye, bagasa neza. Nicyo kibazo ari gukemura kugira ngo abantu base neza. Yego, iyo abanyamashanyarazi nkanjye, iyo umuriro ugiye agaciro mpita nshyira hanze ni ukujya kubakemurira ikibazo kugira bongere basubirane umuriro. Iyo ni values. Ikindi kintu bari abantu bagurisha imyenda, agaciro ari kukugurisha ni ukugira ngo wambare. Yego, abagurisha inkweto ntabwo ushobora kwambara inkweto. Abagurisha inkweto, iyo akugurisha inkweto abakugurishije kwambara kugira ngo wambare inkweto. Ntabwo niko twabyitara. Aba bacuruza inkweto, abagukemura ikibazo cyo kugira wambara inkweto hose neza kandi utagenda n'ibirenge. Buri kintu cyose gisaba kugira ikibazo ukemura. Yego, n'uwoza imodoka yicaye abona ko imodoka yicaye abona abantu bakunda imodoka zikunda kuba zisa nabi, kandi abantu bagira imodoka nta mwanya wo kuzoza baba bafite, cyangwa se baba bari no kwihuta, akahita ashyiraho kawoshe yo kujya yoza amamodoka. Azanye agaciro cyangwa se akoza agaciro ko gukemura ikibazo cyo kuba abantu imodoka zabo zisa nabi kandi batari kubona umwanya, akahita akemura icyo kibazo bakamwishyura. Ikibazo cyawe wowe ni icyo urimo urubaka, niye vari uri kuzamura ngo ushake ikibazo nawe wakemurira abantu ku buryo amafaranga akwizanira. Abantu bakibona uri gukemura ikibazo cya amafaranga barayakuzanira, ntabwo uri kujya kuyirukankaho. Bivuze ngo uko ugenda wongera ibibazo by'abantu ugenda ukemura, amafaranga azira mu bibazo. Ukibona umuntu afite ikibazo uhita wiga ukuntu wagikemura. Iyo ugikemuye amafaranga arayaguhereza. Amafaranga agenda mu bibazo. Uko ubasha gukemura ibibazo by'abantu bafite, amafaranga barayaguhereza. Bikomeza kwirukanka ku mafaranga cyangwa se yirukankeho ntacyo bitwaye, ariko niba ubona ari kuba make cyangwa adahagije, shaka ikibazo ukemurira umuntu. Amafaranga ureke utayabona. Amafaranga urayabona. Kora subscribe kuri famu kugira ngo utazajya ucibwa ibiganiro nk'ibi ngibi. Ciao ciao.